Yes, nongeye kubaha ikaze rero nshuti mukomeje gukurikira ibiganiro ku Muringa TV, bya biganiro bitandukanye bigenda bigufasha by'umwihariko ariko mu gukarishya uburanga ndetse no gusa neza mu buryo ushoboye kandi busa n'ubworoshye. Ngira ngo mujye mudutangira muduha ibisubizo cyangwa se muduha ubutumwa bugufi muri comment section cyangwa se hahandi hagenewe ibitekerezo kugira ngo dukomeze kumva uburyo tuba tubana ndetse n'uburyo ibyo wenda tuganira bigenda bigufasha. Jya ugerageza kubikora kandi ubikore mu buryo bwiza kandi uri menge, kuko burya akenshi ibintu bikora ku ruhu cyangwa se ku buranga bishobora kwangiza cyane. Wagiye ubona ukuntu hari abantu bagenda bakoresha ibintu bimwe na bimwe bikagenda bibangiza by'uruhenu bikomeye cyane, bikabatera ikibazo kindi kirenze uko wenda bari kuba banameze. Ndi Josh n'ubundi rero tubana hano ku Muringa TV. Niba utarakora subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kureba mu muryango mugari w'abantu bakora ibintu bikwiye, abantu bafite ubuzima buzira umuze, kandi dukomeze kuri mu muryango mugari udufasha kugira ubumenyi bushobora kudufasha mu buzima muri rusange. Mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026. Uyu munsi uzababere byiza, nyine uzababere mwiza, muzawurye kandi muzagira imana n'amafaranga, impagarike n'ubugingo, muzagira ubuzima. Burya ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Nkakubaza nti ni iki waburutisha? Biba ari ingenzi cyane rero. Uyu munsi rero hari ikintu cy'ingenzi tugiye kuvugaho cyane, ndagira ngo ubu uri hafi cyane kugira ngo ugerageze ucyumve bibe byagufasha cyane. Ikintu tugiye kuvugaho rero ni ibintu byitwa waxing, bikunze gukoreshwa wenda mu bihugu by'i Burayi, reka mvuge ngo ni ibihugu by'abazungu. Buriya hari imiterere y'Abanyafurika ahari uzakunde kureba by'umwihariko abazungu nk'Abanyaburayi cyangwa se none urebe aka gace k'Abahinde, Abarabu ndetse n'abandi bakunze kugira cyangwa se turabizi n'ubundi bafite imisatsi n'ubwoya bibyibushye byiza. Mu birabura nyine ni bisanzwe, rimwe na rimwe ujya ubona nk'umuntu ukumva ngo afite irende, kwa kundi nyine umusatsi we uba usa nk'uworoshye unyerera nyine. Noneho bo rero uba usanga nyine imisatsi yabo n'ubwoya bubariho bunyerera burabyibushye cyane, uba usanga ari sawa. Ariko nanone nabo bagakunda kugira umusatsi nyine ubwo umusatsi cyangwa ubwoya byinshi cyane, aho ushobora nko kubona umuntu afite ubwoya bwinshi ku maboko cyangwa se ku maguru. Ubwo wenda tuziga neza igishobora kuba cyabitera, uretse ko bishobora no kujyana mu miryango, mu bisekuru by'abantu, ndetse buriya n'ahantu uri hari ahantu ujya noneho umubiri ukarema ubwirinzi cyangwa uburyo runaka bwo kurinda kugira ngo, cyangwa se uburyo runaka bwo gufasha umubiri wawe kugira ngo uzabeho ukaba wamera ubwoya. Ubwo wabyumva cyane ugiye mu gace k'ubukonje bwinshi cyane, uba usanga abantu rwose kuba ufite ubwoya bifite ubusobanuro. Rero rimwe na rimwe ariko nanone hari igihe ubwoya buba ari bwinshi cyane bukarengera, wenda ugasanga bishobora guteza ikibazo. Uyu munsi rero nicyo tugiye gukora, tugiye kubabwira uburyo runaka wakoresha ibintu wakoresha by'umwihariko wifashishije isukari ndetse n'indimu, ugakora waxing paste. Ni nk'igikoma ushobora kwifashisha kugira ngo ube wakura ubwoya ahantu. Hari ukuntu abantu bakunze gukoresha ibyo byitwa waxing, bajya nk'ahantu mu masaro runaka yabigenewe, bakagenda bakabogosha cyangwa se bakabomorera ubwo bwoya by'igihe kirekire. Sinzi niba ukunda kubibona, ndatanga urugero cyane cyane kuri babazungu n'ubundi baba baje nko mu Rwanda. Uzarebe hari igihe umubona nyine ugasanga arasa neza nk'umwana, nta rwoya rumuriho, nyine ararabagirana, nyine asa neza cyane. Ariko ku buryo nanone ushobora kumubona mu wenda nko mu mezi 3 afite ubwoya bwinshi cyane. Aba yagiye rero muri salo runaka ibitegura cyangwa bakora ibyitwa waxing bakabimukuriraho. Nanone waxing ishobora gukorwa mu bice runaka by'umubiri bitewe n'uko wenda udakeneye ubwo bwoya bukenewe. Tuvuga ushobora kubikora mu kwaha, hari bashobora kuyikora mu gatuza wenda ari gukuraho nk'imwe cyangwa se ubundi bwoya bwa hano imbere. Hari n'ushobora kubikoresha mu buryo bwo mu maso ahagana hasi ari kogosha ubwanwa ndetse n'ibindi, ugasanga nyine asa neza pe. Ubwo rero ni uburyo runaka, ariko by'umwihariko tugiye kuvuga noneho uburyo n'ubwo wakora iyo waxing cyangwa se icyo gikoma cyo gukura ubwoya budakenewe cyangwa se ibindi bintu nyine bidakenewe ku ruhu by'umwihariko nk'ubwoya, ariko mu buryo bwiza ukoresheje icyo gikoma kitangiza, ukamatura neza. Ubundi akenshi iyo ugiye nko kuba wakwikiza ibi ngibi ushobora gukoresha nk'urwembe ukiyogosha. Hari utwumba bakoresha wenda bajya biyogosha nk'abagabo cyane barabyumva,
ariko n'abagore barabikoresha by'umwihariko bari kwiyogosha nk'incakwaha, wenda nk'abakobwa bakunda kubyina bo barabizi. Rwose ushobora kuba wakishe cyane niba ubyina ugasanga ufite ubucakwaha, ntago aba ari sawa, biba bisaba ko ubyitaho. Nanone ariko kandi kantu ndavugaho, nanone hari igihe ubwogosha ariko hagasigara ari umukara hadasa neza. Iki kintu rero kiraza kugufasha ko iyo ubikuyeho uwakisinze ugakuraho womoye, biza ari byiza kandi hakazana rwa ruhu rwiza. Ubundi hari ikintu gikunze kubaho, hari ibice by'umubiri ibitwikiriwe kenshi bikunze kuba biri brown cyane, bisa n'inzobe cyane cyangwa bipika, ariko none ahagana nko mu iteranirizo ry'ingingo hakunze kuzamo akantu kameze nk'umukara, kubera ko nyine aba ari nko mu buguniro bw'ikintu. Ariko burya rimwe na rimwe iyo wabikoze neza ushobora gusanga nk'umuntu wenda nko mu kwaha rwose ugasanga afite mu kwaha h'inzobe, hatari ukuvuga ngo nyine hasa n'umukara cyane. Rero iyi waxing inagufasha gukuraho ibi byose. Reka twihute cyane kugira ngo rero twumve ukuntu itegurwa. Ufata isukari isanzwe yakabuye cyangwa se ubundi bwoko bw'isukari ushobora kubukoresha, ariko ari isukari nziza cyane, utazajya kuzana bwa busukari aba bwarakoze. Hari ubusukari ngo bwitwa sukari guru, sinzi niba bukibaho, ariko bwari uburyo bwa busukari runaka abantu bahaga amatungo, ariko abantu batangira kubunywa, ntekereza ko bwacitse naho bukiri. Noneho uzana iyo sukari, by'umwihariko isukari reka mvuga ngo isukari y'umunyu, nyine isukari navuga se y'ifu, nyine isukari y'utubuye, iyi ngiyi nyine isanzwe ikoreshwa. Warangiza ugafata isukari byibura nk'agakombe kamwe ka miligarama nka 225 miligarama, cyangwa se wenda wakwipoza runaka agace runaka k'isukari mu buryo runaka wowe uri kubibona. Iyo umaze kukazana, uzana 1/4, ntabwo ari ingano yindi. Ubwo nimba wafashe isukari yuzuye igikombe runaka wowe uri kureba, reba 1/4 cy'amazi y'indimu. Niba rero twafashe cya gikombe cyacu cya miligarama imwe, cya miligarama nako cya gikombe cyacu kimwe cya miligarama 225, bishatse kuvuga ko wenda wagerageza gushyiramo wenda nka mililitro wenda nka 60 kugira ngo bize guhura, cyangwa se ugafata nyine 1/4 cy'iyo garama cy'ayo magarama ukabishyiramo. None iyo umaze kubishyiramo, igituma ushyiramo bike, indimu irakarishye cyane, ndetse wenda akantu nanakakubwira mbere, ku bantu bafite uruhu rworoha ntabwo ari byiza cyane gukoresha iyi masking cyangwa se uburyo bwo komora ubwoya budakenewe ku ruhu. Bibaye byiza wasanga abantu babizobereyemo bakagufasha ubundi buryo, ni wa muntu ushobora kubigerageza afite uruhu nta kibazo. Iyo mvuze ngo uruhu rworoshye, hari nk'umuntu ufata cyane, tuvuge nko kumufata nyine uri nko kumucakira runaka, wamukuraho nk'ukuboko ukabona uko ahise yasimera nk'abaye umutuku, cyangwa umuntu yamera nk'akantu kamukumurikije ugasanga ahantu hahise hafurutwa harabyimbye. Hari n'ukuntu nyine akantu kakurya ugahita nyine ububizi uruhu rwawe uburyo nyine urukoresha. Niba rero ufite uruhu rworoshye, nakubwira ko ibi bintu wenda wagerageza kubigendera nyine utabikoresha, wakwitonda cyane cyane ibintu birimo indimu, kuko indimu yo ni kasha, irakarishye cyane. Reka twikomereze rero. Wafata rero ya sukari yawe ingana kwa kundi wateguye, ugashyiramo ya mazi y'indimu angana na 1/4 cya ya sukari mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo bugaragarira amaso. Warangiza ukabivanga, urabivanga, numara kubivanga rero bibe igikoma gikomeye. Hano rero nshobora guhita nkubwira kandi kantu ushobora kumva. Hari ukuntu ubundi isukari urumva yari yutubuye, noneho iki gikoma cy'indimu nacyo gisa nkaho wenda ari utuzi, nyine ubwo urumva nako n'utuzi tw'indimu wakamuye ugeza ku ngano yayindi twavuze. Rero ubwo uba ugomba kurumva ko urasaba kubikoroga cyane, ukabikoroga. Noneho warangiza umaze kubikoroga ukaba wabishyira nko ku kantu kameze nk'akariro, nk'umuriro runaka, noneho ukagenda ubikorogana biri kumwe, birema ikintu kimeze nk'igikoma. Ubwo rero bitewe wenda n'akantu uri bubitekemo, ushobora gushyira ku kintu cy'igikarayi, cy'iplato runaka, ikintu cy'agasafiya runaka. Reba ikintu cyose ushobora gukoresha bitewe n'imimerere y'ikintu wowe ushobora kuba wakoresha, noneho ukagenda ubikorogeramo, birahita birema ikintu cy'igikoma
gisa na zahabu. Icyo kintu cy'igikoma gisa na zahabu rero nicyo kirimo rwa rufatane rw'ingenzi cyane uri buze gushyira ahantu udakeneye bwa bwoya, niba ari nko mu gatuza se, niba ari nko mu ncakwaha, mu myanya ku mwanya runaka wibanga, wenda ahandi hantu ubona hari ubwoya budakenewe ushaka kubukuramo neza kandi hagasigara hasa neza hagisa n'inzobe. Nurangiza kubikora rero urahita ubifata ubisige nk'aho hantu ukeneye. Ushobora no kuba ushaka komora ubwo ku maboko yiwe ari bwinshi cyane, cyangwa se ari nk'ubwanwa cyangwa se ibindi utundi twoya turi ahantu. Warangiza ukabifata bya bintu ukabisigaho ugategereza nk'iminota hagati 5, 10, 15, 20 gutyo, warangiza ukamera nk'ubyomoraho, biba bimaze nk'igipeste ukabyomoraho. Ikindi kandi nanone ibi ngibi ushobora no kubyifashisha mu gihe ushaka ko ujya umaskinga uruhu rwawe rugasa neza. Iki kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ubutaha mu kiganiro wenda kindi nzabwira uburyo ushobora kubikoresha mu buryo bwiza ndetse n'uburyo bundi ushobora kubikoresha ibi bintu bikagufasha mu buryo bwo kugira uruhu rwiza. Mugire impagarike n'ubugingo rero, Imana n'amafaranga. Gerageza ubikore, uzatubwira muri comment section uko byakugendekeye, kandi uzajya ubikora uri menge, ariko urumva udakeneye ubwoya runaka ku mubiri cyangwa se ubundi ikindi kintu nyine indi misatsi runaka, ariko atari imisatsi myinshi cyane nk'iyi yitegeye hejuru ku mutwe. Sinzi ko wenda wabishyiraho ngo bizavemo, wenda sinzi nuko wabigira, ariko bwa bwoya busa nk'uburi ahandi hantu ku ruhande ubusanga nabwo busa nk'ubworoshye kubukuramo, biba byoroshye. Ciao rero, niba utarakora subscribe kuri uyu murongo Umuringa TV nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho. Ndi Josh, keep in touch.